Muraho, nitwa Pasi. Dore inkuru y'incamugongo, inkuru itari nziza, inkuru idashimishije abanyarwanda na gato, cyane cyane bakunda urubuga rw'imikino rwa RBA kuri radiyo Rwanda. Iyi ni inkuru idashimishije n'umuntu n'umwe. Ese abakunze urubuga rw'imikino by'umwihariko abakundaga kumva umupira kuri radiyo Rwanda, bumva umunyamakuru Agiseri Rugangura yogeza, bari mu gahinda. Ibaruwa ndende Agiseri Rugangura yandikiye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA yashenguye abantu, by'umwihariko timu y'urubuga rw'imikino nayo yahungabanye. Ntago babyumvishagamo uburyo Agiseri Rugangura yasezera kuri radiyo Rwanda, by'umwihariko ku gitangazamakuru gikomeye mu gihugu. Agiseri Rugangura aka kanya yarangije gusezera kuri radiyo Rwanda. Inkuru imaze kuba kimomo mu masaha ashize, ubwo bavaga mu rubuga rw'imikino rwo kuri uyu munsi wa gatatu tariki ya 8 z'ukwa mbere 2025. Basohotse bahura na Agiseri afite ibaruwa ndende ayijyaniye umuyobozi wa radiyo Rwanda. Ibaruwa nini cyane yahise itangazwa Agiseri Rugangura avuga ko asezeye ku mirimo ye y'akazi yakoraga kuri radiyo Rwanda. Timu ya radiyo Rwanda icitsemo kabiri, ivuyemo inkingi ya mwamba mu kogeza imipira no kumenya amakuru y'indani mu makipe agiye atandukanye. Benshi bahise bibaza ngo ese Agiseri Rugangura ko yasezeye kuri radiyo ikomeye hagiye kujya hehe? Ese yabonye akandi kazi kaba gakomeye kuruta ko karagwa? Ibyo ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza. Ariko muhaye ikaze muri iyi nkuru igezweho muri aka kanya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nkwibutsa aho ugeze kuri no bwa mbere, kanda kuri buto ya subscribe, ukore like, share ndetse na comment. Wibuka no gufungura inzogera kugira ngo notification uzajye uzibonera igihe. Ugiye kumenya byinshi kuri Agiseri Rugangura umaje gusezera kuri radiyo Rwanda, imirimo agiye gukora. Ese agiye kwerekeza hehe? Ibyo ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza, bamwe biyumvisha ko bitanashoboka. Gusa inkuru zimaze iminsi zicicikana. Muzi ko na Sam Karenzi yamaze gusezera kuri radiyo yakoragaho. Gusa Sam Karenzi we biravugwa ko yaba agiye gushinga radiyo akajya yikorera. Gusa amakuru atari ivumbi amaze kumenyekana muri aka kanya, biravuga ko abanyamakuru bakomeye muri siporo mu Rwanda bari ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane abakomeye baba bagiye kwishyira hamwe bagakora radiyo ya kasamutwe. Radiyo izaba ikomeye cyane, radiyo izaza igezaho iby'imikino gusa, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru akaba ari imikino gusa. Hakaba ari radiyo izaba iruta izindi. Gusa ntago haramenyekana abanyamakuru bagiye kuyijyaho cyangwa se bagiye kuyishinga. Biracyari mu nkuru cyangwa se biracyari mu magambo, ntago barabitangaza ngo banatangaza nuko iyo radiyo izaba yitwa. Ibyo ni ibintu bikiri mu nyigo. Gusa abanyamakuru ku maradiyo agiye atandukanye bakomeye, by'umwihariko muri siporo, batangiye gusezera gake gake. Agiseri Rugangura watunguye abantu benshi cyane. Nk'umunyamakuru uzwiho kogeza imipira ku buryo bukomeye cyane,
ntabwo natinya kuvuga ko Agiseri Rugangura ari umunyamakuru wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uzi kogeza umupira neza, uzi kogeza igitego kurusha abandi bose. Ibyo ntabwo watinya kubivuga, ariko gusa ibi bintu bitunga abantu benshi cyane, by'umwihariko abakunzi ba RBA mu rubuga rw'imikino. Ibaza Agiseri na Karenzi afatanyije na Lorenzo Christian, bakongeraho umusesenguzi nka Rugaju Rigani, bakoze radiyo yabo. Umva uburemere bw'iyo radiyo yaba ifite, umva ikintu kinini cy'iyo radiyo yaba igize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mikino. Umva uburemere, byaba ari ibintu bitangaje cyane. Wumvishe ngo Agiseri Rugangura we na Karenzi bakoranyemo bakoze radiyo ya Kasamutwe izajya igezaho ibya siporo. Guys, byaba ari ibintu bitoroshe cyane, cyangwa se ibintu byaba bitunga abantu benshi muri rusange. Gusa bamwe batangiye kuvuga amagambo mabi kuri Agiseri Rugangura, bamubwira cyangwa se bamushyira agatari urutega. Hata Agiseri niba utagiye hanze mu gihugu cyo mu mahanga, ukaba ugiye gukorana na Sam Karenzi kuri radiyo nshasha, waba wabaze nabi, waba watekereje nabi. Guta akazi kuri RBA, igitangazamakuru cy'igihugu gihemba neza, benshi bifuza kugikoraho babuze uko bagikoraho, wowe ukaba utaye akazi. Byaba ari ibintu bibabaje cyane, ibintu byaba bitunguye abantu benshi cyane. Gusa Agiseri ntabwo baramenya neza ahantu agiye kwerekera. Ibitangazamakuru byagiye byandika bivuga ko Agiseri yaba agiye kujya muri Canada, ibindi bikanyomoza bivuga ko inkuru mamo Agiseri yaba agiye gukorana na Sam Karenzi bagashinga radiyo yabo. Ibyo ni ibintu biri kuvuga mu itangazamakuru rigiye ritandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyandika, ibivuga byose byagiye byandika bitera komanteri kuri uyu munyamakuru Agiseri Rugangura wasize kuri radiyo Rwanda. Gusa ntabwo RBA yishimye muri rusange. Umwana wayo Agiseri Rugangura harasezeye, haragiye. Aya mafoto arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Agiseri ahetse ibaga hari ku kibuga cy'indege, ubona ko atari mu Rwanda. Ese birashoboka ko Agiseri yaba agiye hanze, cyangwa inkuru niyo mamo Agiseri agiye gushinga radiyo ye? Ibyo ni ibintu twese turimo kwibaza. Reka ngushimire twabanye muri iyi nkuru, ukaba wakanze kuri subscribe, wakoze akenshi na comment. Gira ibihe byiza n'impera z'umwaka wa 2025. Ndabakunda cyane, mugihe ibihe byiza. Ciao ciao.